Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe, Yesu amaze kubwira rubanda ayo magambo yose, arahaguruka ajya i Kaperinawumu. Hakaba umutware w'abasirikari wari urwaje umugaragu yakundaga yenda gupfa. Yumvise bavuga Yesu, amutumaho bamwe mu bakuru b'Abayahudi ngo bamumwingingire aze gukiza umugaragu we. Bageze iruhande rwa Yesu bamwinginga bakomeje, baramubwira bati, uwo muntu akwiye ko wamutabara, kuko akunda umuryango wacu kandi ni we watwubakiye isengero. Nuko Yesu ajyana nabo. Agiye kugera hafi y'urugo, umutware w'abasirikare amutumaho inshuti ze ngo zimubwire ziti, Nyagasani wikwirushya, kuko ndakwiriye ko wakwinjira mu nzu yanjye. Ni nacyo cyatumye ntatinyuka kugusanga, ahubwo vuga ijambo rimwe gusa umugaragu wanjye arakira. Erega nubwo ndi umuntu utegekwa, nanjye mfite abasirikare ntegeka. Iyo mbwiye umwe nti genda aragenda, nabwira undi nti ngwino akaza, nabwira n'umugaragu wanjye nti kora iki akagikora. Yesu yumvise ayo magambo aramutangarira cyane, ahindukirira abantu bari bamukurikiye arababwira ati, ndababwira ukuri, no muri Isiraheli nta kwemera gukomeye nk'uko mwigeze mbona. Nuko abari batumwe bahindukiye basanga umugaragu yakize rwose. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu.